Mukunzi wa Judgment Truth Victory ndagusuhuje nanone nkwaye ikaze. Ngewe amazina ni Urinzwenimana Faustin. Uyu munsi rero nk'uko mubibona kuri screen zanyu, turi mu gitabo cy'itangiriro igice cya 47 umurongo wa mbere, aho ku munsi w'ejo twarebeye hamwe igice cya 46. Rero nkaba nkurarika kugira ngo niba wifuza kumva ibyakibanjirije ushobora kubyumva, ariko muri make reka mbanze nkusubiriremo cyangwa nkuhe mu ncamake icyo twabonyemo yuko igihe mu gice cya 45 twabonye uburyo Benyamini ndetse na ba Rubeni bajyanye inkuru bayishyiriye se Yakobo ariwe witwa Isiraheli. Amaze kuyigezayo, Isiraheli yaravuze ati noneho reka nanjye mfate urugendo njye gusura umuhungu wanjye, njye kureba umuhungu wanjye muri Egiputa. Hanyuma bafata inzira bajyayo we n'umuryango wose. Twabonye ko umubare wabashije kujya muri Egiputa ari abantu bagera muri 70. Bamaze no kugera muri Egiputa baratuye baratunganirwa, ariko muri iki gice cya 47 tugiye kubonamo izindi ngingo zitandukanye ziri budufashe kumva cyangwa zadufasha kumva ibindi bizakurikiraho. Nyemera rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye turaguhimbaje, tugushima ineza yawe n'uburinzwe bikomeje kubana natwe. Ineza yawe uhorana natwe, ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora. Aka kanya tweretse abarwayi, tweretse imfubyi, tweretse n'abapfakazi. Buri muntu wese n'uburyo agukennye ukomeze kumubera igisubizo, ukomeze kutwiragira ndetse no kutubera byose bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, reka nkunyuremo mu ncamake abana bagiye muri Egiputa cyangwa abana bari muri Egiputa bo Yakobo yajyanye ari we witwa Isiraheli. Hariyo ubita Rubeni, niwe mwana wa mbere, hakurikiyeho Simiyoni, Lewi, Yuda, Yozefu, Isakari, Rubeni, Asheri, Gadi, Benyamini, Dani ndetse na Nafutali. Abo nibo bana babashije kujya muri Egiputa, ariko hiyongeyeho na Dina kuko ni umwe mu bana ba Yakobo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo Yozefu amaze kugera twabonye uburyo Yozefu bamaze kumugeraho muri Egiputa uburyo byagenze, ndetse muribuka neza yuko babwiwe ngo Farawo naza kubabaza bazamubwire yuko umurimo wabo ari abashumba, ariwo murimo bakoze kuva mu buto bwabo ndetse bakiri n'abasore. Reka dusome mu itangiriro igice cya 47 umurongo wa mbere. Yozefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yozefu ati, umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati, abagaragu bawe turi abashumba, twebwe ubwacu na ba sokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusuhukiye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Farawo abwira Yozefu ati, so na bene so baje iwawe. Igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe ngo utuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni. Kandi niba uzi muri bo barukunyu, ubagire abatahira b'inka zanjye. Yozefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa sogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo asabira Farawo umugisha
maze amuva imbere. Yozefu atuza se na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa, aharuta ahandi ubwiza mu gihugu cya Ramesesi, uko Farawo yategetse. Yozefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero uko abana babo bangana. Umurongo wa 13, nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yozefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha, yose azizana mu nzu ya Farawo. Ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani, abanyegiputa bose bajya kuri Yozefu bati, duha ibyo kurya, twapfirira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yozefu arabasubiza ati, mutange amatungo yanyu, nanjye ndabaha ibyo kurya, muhahishe amatungo niba mubuze ifeza. Bazanira Yozefu amatungo yabo. Yozefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahihisha ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize, mu mwaka wa kabiri baza ahari, baramubwira bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zashize, kandi amashyo yacu yose abaye aya databuja, nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Twapfira iki mu maso yawe twe n'ubutaka bwacu? Tugurane n'ubutaka bwacu, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho, twe gupfa, igihugu kikaba umwirare. Nuko Yozefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu arabimura, ahera ku ngabano z'Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku rundi, abashyira mu mudugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo, bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye, nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. Yozefu abwira abantu ati, dore uyu munsi mbaguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi muzabibe ku butaka, kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya 5 cy'icyatamurima, ibice 4 bizajya biba ibyanyu, ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu murima, bibe n'ibyo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. Baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugiriyeho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Yozefu yandikisha iryo tegeko riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abisiraheli batura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'i Gosheni, barongerayo ibintu, barororoka, bagwira cyane. Yakobo yongera kurama indi myaka 17 ari muri Egiputa, nuko imyaka yaramye yari 147. Iyo niyo myaka y'ubugingo bwe. Igihe cyo gupfa kwa Isiraheli kiri bugufi, ahamagaza umwana we Yozefu aramubwira ati, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire neza imbere umunyamurava, ndakwinginze ntuzampambe muri Egiputa, ahubwo ninsinzirana na data na sokuruza, uzanjyane unkure muri Egiputa, umpambe mu gituro cyabo. Aramusubiza ati, nzabikora uko untegetse. Aramurahiza ati, ndahira. Aramurahira. Isiraheli yikubita ku musego
yubamye. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, nejejwe nuko ubanye nanjye mu gusoma ino mirongo 31. Dusomye ibintu byinshi cyane, aho tuboneye hamwe uburyo Abisiraheli bamaze kugera, cyangwa Isiraheli, wa muryango wa Yakobo wose umaze kugera muri Egiputa, uburyo byagenze. Inzara yarateye ku buryo ubutaka bwose bwo muri Egiputa bwaguzwe, bugurwa na Yozefu ndetse bugurwa na Farawo. Birangije ubwo butaka bumaze kugurwa, icyo tubonyemo ni uko ngo hari ubutaka bwasigaye bw'abatambyi. Ni niyo mpamvu mubona insengero ndetse n'ahantu hose heguriwe Uwiteka hadasoreshwa, ariko ahandi hantu hose hakwiye gusoreshwa. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ikindi kintu tubonyemo ni uko Yakobo yavuze yuko yari amaze imyaka 130 mu ruzerero, ariko arangije amara indi myaka 17 nk'uko twabibonye. Hanyuma imyaka 17 ayongeyeho, twabonye ko yaramye imyaka 147. Mukunzi wa Judgment Truth, uko icyaha cyagendaga kigira imbaraga, ni nako uburame bw'abantu bwagiye bugabanyuka. Ni niyo mpamvu uyu munsi usanga abantu turi kurama imyaka 17, tukumara imyaka 40, uramye myinshi akamara 80, tukavuga ngo yari imyaka myinshi. Ariko ubwo icyaha kiri gukura, kiri kongera imyaka, ni nako abana b'Imana igihe cyo kugabanyuka cyo kuba mu isi kiri kugabanyuka. Iboneze, niba ubona neza tuko turi ku iherezo ry'ibihe, rushaho kwiboneza, maze tuzatahe muri gakondo yo mu ijuru. Yakobo yarabwiwe yuko azahabwa gakondo kandi Imana izamurindira mu gihugu cya Egiputa, izamugwirizayo akaba ishyanga rikomeye. Niko kuko tubibonye, ariko igihe cyarageze arasinzira ava mu mubiri. Ariko abwira Yosefu ati, amagufa yanjye, umubiri wanjye ntuzagwe muri iki gihugu, ahubwo uzawujyane mu gihugu cy'i Kanani. Bavandimwe, ibi bitwereka neza yuko nubwo twasinzira bakadushyingura mu gitabo tugasubira aho twavuye, gakondo yacu ni mu ijuru. Mbese wizeye ibyo ngibyo? Uwiteka kugire neza, guha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'uburinzi bukomeje kubana natwe. Tugushimiye ko kituragije ineza yawe. Mu isi nta gakondo tuhafite, gakondo yacu ni mu ijuru. Turakora, tukavunika, tukagira byinshi turushaho guharanira, ariko icyo tuzi ni uko uzagaruka ukatujyana iwacu mu ijuru. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora. Ibyo ushaka n'ibyo ushima, ubyorohe mu izina rya Yesu, amen.